Dutangira inkuru yacu, Isabella n'umuvandimwe we Belize bari bibereye mu rugo. Bari baravutse ari abakobwa gusa, ariko bose uko ari babiri bari bamaze gukura, ku buryo umuntu wese ubazi uko ari babiri yabibazagaho cyane, akibaza impamvu batarabona abagabo nk'abandi ngo bashyingirwe, kuko abenshi mu bo banganya imyaka bari barashyingiwe. Abantu benshi babibazagaho cyane, bamwe bagakeka ko bashobora kuba bararozwe, abandi bagakeka ko ari amadayimoni. Mbese buri wese yavugaga ibye bitewe n'uko abyumva. Nabo bari basigaye babizi ko abantu bose babavuga, ndetse bakanabibazaho cyane, bibaza impamvu badashaka abagabo nk'abandi. Nabo kumva bavugwa gutyo byarabababazaga, ariko bakabasha kunyura muri ibyo byose kubera ukuntu bakundaga gusenga cyane, kandi bakanizera Imana ko igihe kimwe nikigera nabo bazashyingirwa kimwe nk'abandi bose. Usibye no gusenga gusa kandi barakundanaga cyane, maze bigatuma batiheba ngo bumve bimeze nk'aho buri wese ari mu isi ye. Nubwo bari bariturije byose bakabishyira mu biganza by'Imana, ariko siko byari bimeze kuri mama wabo. We byasaga nk'aho kubyakira byamunaniye. Byari byaranze neza, kwihanganira ibyo bigeragezo byaranze. Yari asigaye yirwa batonganya, yarananiwe kubyakira. Yumvaga ibyo bintu byababayeho ahari nabo babigizemo uruhare. Icyo gihe biyicariye mu rugo barimo baganira, bibukiranya na gahunda bafite zo ku rusengero. Mama wabo ntago yari ahari, yari yatashye ubukwe bw'umudamu w'inshuti ye. Igihe kimwe ariko cyarageze nuko arataha, maze Isabella wari mukuru anagira urugwiro cyane, acyumva yinjiye ahita agenda kumwakira n'urukundo rwinshi cyane, nka kwa kundi akana gatoya kaza kirukanka kaje kuyambira ababyeyi iyo kumvise batashye. Maze Isabella nawe aragenda aramuyambira, ati karibu mama, ahita amufasha n'isakoshi yari afite kugira ngo ayimutwaze. Maze mama we ahita yimushikuza, ati ndayitwaza, ntigeze ngusaba kumfasha, ndekura vuba nigendere. Isabella yabonye mama atashye nabi biramuyobera, nuko ahita amubwira ati none se mama wiriwe neza? Amusubiza nabi ati niriwe neza nyine. Yabonye atagomba kumuvugisha ibintu byinshi kubera ko yabonaga atameze neza, nuko baragenda bagera aho murumuna we Belize yari amusize, maze nawe aza asanganira mama we n'ubwuzu bwinshi cyane. Atangira kumubaza ati mama, ubukwe se wari watashye bwagenze neza? Maze mama wabo n'uburakari bwinshi amusubiramo ati ubukwe se wari watashye bwagenze neza? Ese ubwo nta soni? Abandi bana barimo barereka ababyeyi babo ibirori, naho mwebwe icyo muzi ni ukwirirwa mugaramye aho ngaho mundira umuceri gusa. Isabella ati mama, rwose wibabazwa n'ibyatubayeho ngo utangire uducyurire n'ibiryo pe, rekeraho rwose, kuko natwe rega ntabwo dushimishwa n'ibyatubayeho, nta nubwo ari twebwe twabyihamagariye. Gusa buri wese agira igihe cye, tuza natwe igihe cyacu kizagera. Mama wabo ahita arakara ati mutabyihamagarira, nyuma yose ukuntu mwagiye mubenga, ubundi mukeneye abagabo bameze bate? Ngaho nimurebe. Yahise atangira kubabwira ingero nyinshi z'abadamu baturanye n'iz'ab'inshuti ze. Atangira kubabwira ati uriya mubyeyi Leokadiya sinashyingiwe mbere ye koko, none abakobwa be bose uko ari babiri ntibashyingiwe nabo? Si bo bari batoya kuri mwebwe? Ntibamuhaye n'abuzukuru? Reka uwo tumureke. Veneranda mwese nimumuzi, ntiyashyingiwe, mwese muhari muri abakobwa b'inkumi. Wowe Belize niwe ufite imyaka 6, none abana be bose ntibashyingiwe, bucura bwe ntaherutse gushyingirwa. Nuko arababwira ati ubwo se nta soni murimo muravuga iki?
muceceke vuba, sinzongere kumva nk'ibyo muba mwivugisha ngo buri wese agira igihe cye, ubanza mwebwe igihe cyanyu cyaranarenze ntimubimenye. Cyabaciye mu myanya y'intoki, muri aho ngaho ngo mwirwa musenga, mwiha n'ibintu byo kubenga, none dore imyaka irabajyanye, ntawe ukibareba, murimo kwivugisha ubusa gusa, kanigendere mutamaramo umwuka. Yahise agenda ajya kwiryamira, nabo basigara aho ngaho n'agahinda kenshi, ariko bari bamuzi mama wabo yababwiraga nabi iyo yabaga yatashye ubukwe gusa, mu yindi minsi nta kibazo bagiranaga, gusa nyine kubyakira byakomezaga kumugora. Nimugoroba bagiye ku meza baramuhamagaye, araza ngo basangire, ariko bose bamubwira ko batari burye. Arababara ati kubera iki se mutari burye? Mwandakariye se ko nababwiye kwa kundi ngo mwirwa mundira umuceri? Nimumbabarire bana banjye simbanga, nuko hari igihe nanjye binjagurana. Nuko aramubwira bati oya mama, ntabwo twakurakariye, ntabwo ariyo mpamvu tutariye, ahubwo dufite gahunda y'amasengesho turimo. Nuko arabaseka ati mushatse mwajya mwirira mukareka kwicisha inzara. Ibyo bintu byo gusenga byanyu njyewe mbona nta kintu bitanga, mbona nta kintu bimaze, kuko iyo muba musenga by'ukuri muba mwarasubijwe. Ibyo gusenga ntacyo bimaze, nimushake muzanabireke. Baramubwira bati mama, nta na rimwe tuzigira duhagarika gusenga ngo nuko twatinze gusubizwa. Naho tutasubizwa nonaha, ariko gusenga bidufasha kunyura mu byo ducamo dufite amahoro mu mutima. Kandi naho n'abo bagabo tutanababona, ubwo nyine niko Imana izaba yarabipanze, izaba ari ryo geno ryacu. Kandi turabizi, twizeye ko igihe kizagera tugasubizwa. Twizeye Imana, twizeye ko izabikora vuba bidatinze. Mama wabo ati ngaho reka nanjye mbyizere, nizere ko muzashyingirwa. Nuko barishima bati mama, ni ukuri nawe ujye wizera ntukajye ucika intege. Nuko ababwira ko akeneye amazi yo kunywa, barayamuzanira. Nuko baramubwira ngo aryoherwe, bo bisubirira kwisengera. Mu minsi yakurikiyeho, Berizi yahuye n'umukobwa w'ahantu mama wabo yari yatahiye ubukwe. Mu busanzwe bari basanzwe ari inshuti zabo, ariko bari baratumiye mama wabo mu bukwe gusa, bo barabihoreye kubera ko baganiraga banisanzuranaho cyane ari inshuti zabo. Berizi aramubaza ati ariko se kuki mutadutumiye mu bukwe bwa mukuru wanyu koko? Ko dusanzwe turi inshuti, ni ukubera iki? Byahereye muri bride shower ntimwadutumira, no mu bukwe ntimwadutumira. None se byagenze bite? Twababereye abana babi, twababereye inshuti mbi ntitwabimenya? Uwo mukobwa yarabajije, yahise amuseka ati ariko nawe ntukijijishe, kubera iki se twari kubatumira? Usibye twebwe se hari ahandi bakibatumira? Hari uwundi muntu ukibatumira mu bukwe bwe? Abantu bose bazi ko mutera umwaka rwose, reka da, ntawe ukibatumira mu bukwe bwe, ko mutatuma bupfa akabura umugabo nk'uko mwebwe mwabubuze. Ubwo rero ntimuzaturakarire cyangwa ngo mukeke ko turi abantu babi kuko tutabatumiye. Twigiriye ubwoba, twagize ubwoba bwo kubatumira gutyo, nta rundi rwango rwose. Berize kumva ayo magambo byaramubabaje, yicuza n'impamvu itumye abimubaza, ariko yari abimubaje ko azi ko ari inshuti yabo, ntabwo yatekerezaga ko yamubwira amagambo nk'ayo ngayo. Yatashye yababaye cyane, biramubabaza. Ageze mu rugo barabibona bati ese wabaye iki kutavuga? Ababwira uko byagenze. Nuko mukuru we Isabella ati ubwo si ibyo ngibyo byakubabaje koko? None se ntabwo uzi ko ibyo batuvuga birenze n'ibyo ngibyo? Ni byinshi cyane rwose. Ese ubundi wabimubarizaga iki iyo umwihorera? Berize
ati nanjye ntabwo natekerezaga ko yansubiza ibintu nk'ibyo, nabyicujije amaze kumbwira ayo magambo yose. Nuko Isabelle aramuhumuriza ati nta kindi twakora usibye kwisengera Imana yonyine akaba ari izadukuraho urubwa. Mama wabo ariko yarabyumvise maze nawe biramubaza cyane, ati kandi ubwo nta n'urushyi wagahaye, nimwe muborora rwose, ibyo mwihaye ngo murasenga mugomba kubifasha hasi mugahangana n'abantu bose bagenda bakwirakwiza ibigambo babatera urubwa. Birirwa bavuga uko bishakiye kubera ko bazi ko mwitonda nta n'ikintu mwabakoraho, nimwe mutuma babamenyera, njyewe ngiye kugenda ku gakobwa nkereke. Baramubujije bati reka reka mama, ubwo se uraba ugiye gukora iki koko? Mama wabo ati njyewe ndagiye, ntabwo ibyo nabyihanganira, sinakihanganira abantu bamenyera abana banjye ngo birirwe bavuga ibyo bishakiye. Beriza amusaba imbabazi ati wambabareye koko mama, atangira kwicuza n'impamvu abivuze, ariko mama wabo akomeza kurakara arabyanga ati ngomba kugenda uko byamera kose. Agenda yivugisha ko arambiwe agasuzuguro k'abantu birirwa bamuvugira abantu uko bishakiye. Aho yaragiye ntago hari kure, bari baturanye. Yagezeyo bamwakira neza maze bamuzanira n'ikintu cyo kunywa, ariko arabyanga ati mwe muretse, ntamwe nkibagirwa n'ibyari binzanye, ese umukobwa wawe ari he? Yabajije uwo mudamu nyine amubaza ahantu umukobwa we ari. Nuko uwo mudamu kuko ari ubwa mbere yumvise azabaza umukobwa we, bibanza kumucanga, ati umukobwa wanjye se uramushakira iki? Ahita avuga ati nje kumwiyama, nje kwiyama amagambo y'amabi kwirirwa abwira abana banjye ngo batera umwaka koko, ngo banze kubatumira mu bukwe ngo butazapfa maze bakabura abagabo nk'uko bababuze, ubwo ibyo bintu urumva bikwiye? Mama Isabelle yaragiraga uwo mudamu w'inshuti ye, azi ko agiye kumubwira ko ari buze guhana uwo mukobwa wabivuze, ariko yahise atangira kumubwira ati none umukobwa wanjye se aho yabeshye ni hehe? Si ibintu bizwi se ku musozi hose? Niba ari ibyo byari bikuzanye rwose igendere, genda rwose haguruka utahe, hataba hari n'iyindi myuka mibi uzanye hano, kuko imyuka mibi yanyu n'imyaka ishobora kuba ari iyo mu gisekuru, ishobora kuba ari uruhererekane mu muryango, mushobora kuba mufite imyuka mibi ntimukabihakane. Mama Isabelle yarababaye, noneho n'amagambo ahita ashira ivuga, ahita aceceka abura n'ikindi kintu yakongeraho. Yagiye mu nzira yivugisha yewe bimubayeho rwose, ari mu nzira agenda ariko yahise akubitana n'undi mudamu w'inshuti ye, maze uwo mudamu arishima ati mbega byiza we, ngize Imana ndakubonye, mbega ibintu bihuriranye, uzi ko nari ngiye kuza iwanyu? Mama Isabelle ati ni amahoro se? Uwo mudamu ati yego. Ahita akuraho invitation y'ubukwe bw'umukobwa we, nuko arayimuhereza ati iyi ni invitation y'ubukwe bwa ka gakobwa kanjye nari nsigaranye mu rugo, nari nyikuzaniye nyine mu rugo, none dore turahuye. Mama Isabelle atuye umukobwa ubwo ngubwo uri kuvuga ka kandi gatoya usigaranye? Uwo mudamu ati cyane rwose, karacyari gato ariko gafite umusore ugakunda kubi. Nuko Mama Isabelle ati numva ari amahirwe. Uwo mudamu kuko bari inshuti cyane bakunda kuganira ibintu byinshi, ahita amubwira ati impamvu rero dushaka ko ubukwe bwihuta, uwo musore yanagateye inda, niyo mpamvu ubona ko ubukwe buri mu minsi mike iri imbere. Mama Isabelle ntiyabyumva neza, ati ubu nawe yenda kuguha umwuzukuru rero? Uwo mudamu ati cyane rwose. Bari basanzwe ari inshuti, maze Mama Isabelle ahita amubwira ati niba se ufite akanya ko dore n'ubundi wari ugiye kuza mu rugo, wakihanganye n'ubundi ukaza tukaganira ko nkukeneye cyane. Uwo mama abanza kubyanga, ati ariko se ko nashaka kurara ntanze izo invitation zose zikarangira?
Mama Isabelle ati hangane rwose n'ejo n'umunsi uzazitanga, ngwino tugende tuganireho gatoya, hari ibintu nkeneye ko tuganiraho, ngwino rwose mbabarira ntumpakanire. Uwo mama guhakana byaranze nuko bahita bajyana mu rugo, maze bamuha karibu batangira no kuganira. Mama Isabelle n'umubabaro mwinshi ati rero wa mubyeyi we, mbona uri inyangamugayo rwose, ngira inama nkora iki koko? Abakobwa banjye mbakorera iki ko bakomeje kubura abagabo? Reba nk'ako kana k'agahinja kari agakobwa kawe k'ejo bundi, nako koko gashyingirwe, bari abakobwa banjye bakiri hariya? None se mwebwe mubigenza gute? Mubariza hehe ngo natwe tuzageragerezeyo? Uwo mama ati rero sinkubeshye, mbona biza gutyo bagakundana bagashimana, nkabona nyine batweretse ibirori. Gusa hari umuntu numvise ko rwose hari ukuntu abigenza, abakobwa bafite ikibazo nk'icy'abariya bawe nuko bakabona abagabo. Mama Isabelle ati ukaba utarangejeje ayo makuru, apfa kuba atari umupfumu gusa. Uwo mama ati oya, ni umunyamasengesho, afite impano yo gusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye maze bagasubizwa. Nuko Mama Isabelle ati maze rero ukaba utarabimbwiye, uzi ko nari nzi ko turi inshuti none ukaba warampishe, ejo tugomba kuzajyanayo. Bahanye gahunda, nuko mu gitondo bucya bagenda. Bagihura n'uwo mugabo barasuhuzanyije, maze Mama Isabelle ahita amubwira ikimugenza ko aje kugira ngo basengere abakobwa be. Uwo mugabo ati rwose n'ibyirwe bikugora, ati si abakobwa babiri ufite babuze abagabo? Mama Isabelle ati yego cyane rwose wabimenye. Yatangiye gusenga ati bafite imyuka mibi rwose ibaboshye ituma batabona abagabo, uzabanzanire hano bose uko ari babiri, maze mbasengere bahambureho iyo migozi y'abadayimoni. Mama Isabelle agitaha yaragiye abwira abakobwa be iyo nkuru nziza, ko yabonye ahantu bazasubiranayo bakagenda bakajya kubasengera, nuko bakabona abagabo. Barabyanze bati ntaho tuzajya mama, twebwe turasenga, ntabwo dushaka kujya twirirwa tuzenguruka ahantu hose hatandukanye, naho dusengera harahagije. Mama wabo arababara atari ko se murabyangira iki kujyayo, ko njyewe nagiye namwiboneye ko ari umukozi w'Imana atari umupfumu? Mugende vuba se abasengere yirukane iyo myuka mibi bahambiriye. Bakomeje kwanga, ati nimwanga ndajya nirirwa mbakingiranye hano, nta nubwo muzasubira no ku rusengero, n'ubundi ntacyo muba mujya gusenga ni ukwirirwa muzerera gusa, yaba muba musenga by'ukuri muba mwarasubijwe, nta kintu na kimwe bibamariye. Mama wabo yakomeje kubahatiriza, bageze aho biganiraho batari ko niba ari umunyamasengesho ubundi turangira iki kuzajyayo? Bati mureke tuzagende dusenge, ariko nitubona hari igikoresho kindi afite kitari Bibiliya tuzahite duhunga twirukankire. Baragiye bagerayo, maze batangira kubasengera, bamarayo umunsi wose barimo kubasengera. Yababwiye ko ya myuka mibi yose yari ibahambiriye yirukanye, ahera kuri Isabelle mukuru, ati Imana iguhaye umugabo mwiza cyane, ati ndetse ndabona aziye rimwe n'uwa murumuna wawe, rwose ibyanyu byose biracyamuka. Nuko nabo bati amena, bati tuzaza gutanga amashimwe. Baratashye, maze mu minsi mike Isabelle atangira kumenyana n'umusore bahuriye ku rusengero, nuko aza no kumubwira ko amukunda. Yari umusore ubona ukuze cyane, ariko ari n'umukire ubona ko afite amafaranga. Akimubwira ko amukunda, Isabelle amubwiye ko azabitekerezaho, undi nawe amubwira ko nta kibazo azamutegereza, kazihanganira igihe igisubizo kizazira. Mu gihe ataramuha igisubizo ariko yazaga kubasura iwabo, yazaga bazaniye ibintu byinshi bitandukanye. Yamara gutaha
Mama Isabella si ukubyina, ati mbega ukuntu umukozi w'Imana wabasengeye yakoze ibintu by'ibitangaza, ya myuka mibi koko yayibakuyeho. Ese ubu nzamuha iki koko? Nzamugabira inka ahari. Yabakuyeho imivumo yose, rero rwose mugiye kubona abagabo. Nuko atangira kubaza Isabella ati niko se muko, ubukwe ni ryari? Isabella ati mama wakitonze koko ukareka kwirukansa ibintu, usibye n'ubukwe rwose uriya nta nubwo dukundana. Yego yambwiye ko ankunda ariko nta gisubizo ndamuha. Nshobora kumuhakanira cyangwa se nkanamwemerera, byose birashoboka. Mama we yarababaye cyane, atugize ngo iki muko, ariko ntago hari uzi imyaka umaze kugira. Isabella ati mama imyaka amaze kugira ntago ari igomba gutuma mfata umwanzuro uwo ari wo wose mbonye nkubutse, kuko nshobora kuzawicuza iteka ryose. Nshobora gufata umwanzuro mubi nkazabaho nicuza ubuzima bwanjye bwose. Rero niyo mpamvu mba ngomba kwitonda. Mama ati ufata uwo ubonye wese gute ariko? Umugabo nk'uriya w'umukire ukunda abantu uza kudusura n'ibintu bingana kuriya, niwe wita ngo umugabo ubonye uwo ari we wese? Ubwo nta soni koko? Umva rero wa mukobwa wa Isabella, nubenga uriya mugabo uzamvire mu rugo. Nanjye rwose numva maze kurambirwa. Numwanga uzatumuka ugende sinzongere kukubona hano. Mama yese yigendera, maze Isabella na murumuna we baricara ngo baganire, maze murumuna we aramubaza ati ese noneho uriya musore buri uramwangira iki? Ko mbona nta kibazo cye, ko tubona ari mwiza, uzi ko anameze neza nk'umuntu wa mukozi w'Imana yaguhanuriye. Ibintu yavuze ku mugabo wawe rwose ni by'ijana ku ijana, wagira ngo n'uriya yavugaga. None kuki wamwanze? Kuki mbona ibintu byanyu usa nkaho bitinza? Kuki utamusubiza ngo mubwire ko umukunda? Isabella ati erega sinzi impamvu, mba numva ntazi iby'uriya muntu. Umuntu twahuriye gutyo ku rusengero gusa, simuzi mu by'ukuri, sinzi iwabo, ibibazo byinshi mubaza mba numva bikwepa, mbese nkeneye kubanza kumenya byuzuye. Murumuna we ati mwemerere mukundane, ibindi uzagenda ubimenya gake gake, kereka niba wumva mutakundana ngo bikunde. Isabella yabitekerejeho kuko ahita amwemerera ngo batangire bakundane, ibindi byinshi azagende abireba nyuma. Bakimara gutangira gukundana, mama wa Isabella yahise amubwira ati maze rero ntuzanigore ngo utangire utinze ubukwe, uzahita umufatirana mukora ubukwe, mutazatinda akumva amagambo inaha bavuga, nuko akaba arakuretse, dore ko bagira n'ishyari bakanateranya kubi. Ntago byatinze, umuhungu nawe yahise yumvisha Isabella ko bagomba guhita babana, maze Isabella amubwira ko baba bihuse cyane bagomba gutegereza. Ariko umuhungu wari uzi ukuntu mama Isabella akeneye ko umukobwa we ashaka umugabo, amuteza mama we, nuko aramwihererana amubwira ko umukobwa we adashaka ko babana vuba. Nuko aramubwira ati ndakwinginze ubimwumvishe ubingiremo. Mama wa Isabella yatangiye gusarana umukobwa we, ati kuki umunaniza? Kuki wanga ko mubana? Isabella ati mama usibye ko ntaranamumenye neza, ariko ibaze ko abambwira ko tuzabana nta bukwe dukoze, ngo famiye ze ngo ziri hanze, kandi ngo kubona ibyangombwa bifata igihe, ngo tugende tube tubanye, ngo hanyuma tuzakora ubukwe famiye ze ngo zarabonye ibyangombwa, ngo kuko ntago yakora ubukwe ngo famiye itamutahiye ubukwe. Ubwo ibyo bintu urumva ari byo? Ubwo urumva ari ibintu byo kwizerwa? None se ko ubukwe nzaba mbukoze nawe nzaba ngiye kubukora na famiye ye,
kuki se atakemera ngo tubikore buzatahwe n'abazaba bahari abandi bazabe baza kudusura? Urumva ibyo bintu byumvikana? Mama we yahise amubwira ko ari ibintu byumvikana cyane kandi 100%. Isabella nawe amubwira ko ibyo bintu atabyemera. Ati mama, nabikubwiye kenshi ko ntagomba gufata umwanzuro mpubutse kubera pressure yawe cyangwa se n'iyundi muntu uwo ari we wese, kuko n'ubuzima bwanjye nawe ndimo gushyira mu kaga, kuko ni njyewe njyenyine uzahangana n'ingaruka zabyo. Umunsi naramutse nsanze umuntu nkasanga narahubutse naribeshye, nta wundi muntu uzamfasha guhangana n'izo ngaruka. Rero mu mwanya ntuze mbanze menye neza umuntu ngiye kubana nawe uwo ari we. Mama we yararakaye cyane. Ati yewe, nta nubwo uteze kuzava hano, wa mukozi w'Imana yarabeshye, ubanza ahubwo aho kugukuraho imyuka mibi yarakongereyemo iyindi igahita iba igikatu. Ahubwo reka nicarire hariya ntegereze uruzaza, kuko nta mugabo uzigera ubona. Byahukiye rimwe rwose, ubwenge bwaragiye. Nuko akomeza kumubwira ati ariko si ubwo washatse umugabo muko? Ntabwo uzi ko iyo umukobwa mukuru atinze gushaka aba ahambiriye na barumuna be? Buriya uvuye hano mu rugo, murumuna wawe nta n'iminsi yashira nawe yahita abona umugabo. Nuko atangira kubwira Berize amutungira agatoki amwereka mukuru we. Ati Beri, dore rwose nguriye utumye usazira hano mu rugo, dore n'uriye utumye udashaka, aramutse ahavuye nta n'ikibazo bazongera kugira. Nuko Berize arambwira ati mama, widuteranya, twebwe nta garuko ngo tubyizera. Twizera ko iyi saha y'umuntu igeze aba agomba gusubizwa uko byagenda kose. Isabella yirinze uruhato rwa mama we, nuko akomeza kubigenza gake gake. Ati singomba guhubuka uko byagenda kose, ngomba kubana n'umuntu numva umutima wanjye utuje. Ntago nabana n'umuntu numva hari ibintu nyimushidikanyaho, cyane cyane ko nabonye atari n'umukristo, mbona adakijijwe rwose, mbona bashaka no kunsambanya. Yaganiriye na murumuna we, nuko bafata umunsi barasenga, basaba Imana kugira ibyo ihishurira Isabella kuri uwo mugabo mbere yuko afata icyemezo. Bukeye Isabella hari umudamu wari inshuti ye yagiye gusura wari warabyaye, maze baraganira. Isabella amubwira iby'agahinda ke ko kuba yaragomewe. Nuko iyo nshuti ye iramubwira ati komeza utuze kandi wihangane, kandi ntukirenganye ngo nuko watinze gushaka, kuko hari n'abazirimo bifuza kuzivamo ariko byanze. Uzabanze witonde ushishoze, imyaka ntizaguhuma amaso ngo itume wirukanka ngo wirukankire umuntu utazi, utaziroha mu muriro. Nuko maze ahita amwereka ifoto. Ati reba nk'uyu mugabo, ubu ngubu nk'umukobwa uzamushaka azi ko azaba ashatse umuntu muzima. Uyu muntu ni umusinzi, akunda abagore kubi, amaze gutandukana n'abagore 2, n'uwa gatatu yari yarazanye, banumva nawe ngo yaramutaye. Sinyikunda kumenya amakuru cyane, ariko niko numvise bavuga. Ibaze rero ugiye ku muntu nk'uyu nguyu, kandi burya ashaka inkumi gusa, ibaze nkaho umuyobeyeho. Isabella aramwitegereje neza, aramubaza ati umuzi he se? Uwo mudamu ati ese uyu ntiyari umugabo wa mubyara wanjye? Ni njye uzi agahinda mubyara wanjye yari afite. Bakiri kumwe yaramukubitaga, yarasindaga, yamuzaniraga indaya, nta kintu na kimwe kiba atamukoreye. Ni umunyamakosa ku rwego utabasha kumva. Ujye usenga Imana izaguha umugabo muzima. Nuko Isabella atangira kumubaza ati none se ni mubyara wawe wuhe ko ntamuzi? Wanyeretse amafoto ye?
Yahise amwereka amafoto, amwereka n'amafoto make yari asigaranye bakoze ubukwe n'uwo mugabo. Aramubwira ati ayandi narayasibye kubera amafoto y'uyu mugabo. Isabella yarabirebye arumirwa, kuko yabonye neza ari wa mugabo wari umaze iminsi wamuteretaga bari bagikundana, wamusabaga nyine ko babana. Iyo baganiraga akamubaza impamvu yatinze gushaka, yamubwiraga ko ari uko yatinze ari mu mashuri. Isabella byaramurenze, nta n'ikintu na kimwe yigeze ahishurira uwo mudamu yari agiye gusura inshuti ye, kuko yari yabuze aho abihera, yumva binamuteye ubwoba cyane. Yatangiye guhita amushakaho amakuru, kuko yumvaga akeneye kumenya niba ibyo bintu byose bimuvugwaho ari byo koko, ariko yasanze ari byo. Ashimira Imana ko imufashije akamenya ayo makuru atari ruhamuriro wo kubana nawe. Ashimira na ya nshuti ye yamutabaye ikamubwira ayo makuru yose. Nuko ahita avuga ati ibi byose bivuye muri ya masengesho twafashe na murumuna wanjye, dusaba Imana ngo igire ikintu twereka mbere yuko niroha kuri uriya mugabo ntaramenya ibye. Mama we yarabimenye nawe agahinda karamwica, ariko ashima n'Imana ati mwana wanjye, shimye Imana ko Imana iguhishuriye iby'uriya mugabo mutarabana. Rwose nanjye ayo makuru naje kuyamenya nuko ndumirwa. Rwose sinzongera kubashyiraho uruhato. Mwitonde mutuze, igihe cyanyu nikigera muzasubizwa. Bitanabaye kandi ubwo niko Imana izaba yarabipanze. Nta mwana wanjye n'umwe nzongera guhatiriza. Rwose mubyumve muhumure. Nk'ubu ngubu ko nari kuzicwa n'agahinda iyo Isabella asanga uriya mugabo umeze kuriya kubera njyewe koko. Igihe cyose mwamaze mutegereje koko mukongeraho no kujya mu ngo mbi, ntabwo ibyo bintu nari kuzabyibabarira. Mama wawe yatangiye nawe guhinduka, bakajya bajyana no gusenga. Baje no kumenya amakuru ko wa mugabo wabasengeye yigize umuhanuzi, katari umuhanuzi wa nyawe, ko bashaka kwirira amafaranga, ko afata abagabo akabashakira abakobwa, kabikora nk'akazi. Barababaye, nuko baravuga batari ko Imana ishimwe ubwo tubashije kubihishura hakiri kare. Bariturije, ntibyongera no kubahangayikisha rwose, bakomeza gusenga bategereza icyo Imana izakora. Mu minsi yakurikiyeho, Belize yabyutse atameze neza, ndetse n'umutwe urimo kumurya cyane. Babanje kugira ngo biri buze koroha, ariko babona ntibyoroshye. Nuko Isabella ati reka njye hariya hepfo kuri farumasi nkuzanire utunini tw'umutwe, nibikomera uri buze kujya kwa muganga. Yahise agenda, ariko ageze hepfo y'iwabo gatoya abona haparitse imodoka, ariko ntiyabyitaho, arikomereza arigendera. Ariko ataragera kure, abona umuntu wari uri muri ya modoka avuyemo, aramuhagarika, aramubwira ati ese kuki unyura ku bantu utavuze? Isabella ati mpanyuze nihuta, usibye ko nari nanabonye imodoka gusa ntari narebyemo imbere ngo ndebe umuntu urimo imbere. Nuko uwo muntu ahita amubwira ati birashoboka ko kubanza wihutaga cyane, ubu se koko ubundi ntago nzi, ntago wamenye? Isabella ati hoya, ntago nigeze nkumenya. Nuko aramubwira ati njyewe ndakuzi, nkuzi ku rusengero, nari nzi ko nawe wamenye, niyo mpamvu nari ngize ngo wanyirengagije. Isabella ati rwose hoya, njyewe ntago mbazi. Uwo musore yahise amubwira ati njyewe nari nkuzi, gusa ntago nari nzi ko utuye muri iyi karitsiye. None se ko wihutaga cyane ugiye hehe? Isabella ati umuvandimwe wanjye ararwaye, nari ngiye hano hepfo kuri farumasi kumugurira imiti. Ahita amubwira ati sorry, noneho ndimo kugukerereza, wagushyira mu modoka se nkakugezayo ukayimuzanira vuba bidatinze?
Isabella ntiyabyanga ati muramukoze cyane. Bahise bagenda bagura imiti ati nta kindi umugurira. Isabella ati ntacyo kuko yabonaga amafaranga yajyanye ashize. Uwo musore ati none se wamugurira imbuto? Hari ikibazo? Reka tunyure haruguru tumufatire na ji n'imbuto nuko umushyire nyine yafatisha imiti. Isabella yumva bimuteye isoni ariko arabyemera, nuko ahita amujyana amugeza n'iwabo ku irembo, nuko amusaba nimero ya telefone ati ninza kuhanyura ndibunze kuhaca ndebe ukuntu umuvandimwe wawe ameze. Nuko Isabella aramushimira ati urakoze cyane. Nuko ariko uwo musore ahita amubwira ati ariko uzi ko ntakwibwiye nitwa Desire. Undi naramubwira ati nitwa Isabella. Desire ati reka ngende kuko umuntu nari mparitse hariya ntegereje twari dufitanye gahunda y'aho twari tugiye, ndabona arimo kumpamagara cyane ubanza yahageze akambura. Isabella ati nizere koko ko uri buze kuhanyura urimo kugaruka. Desire ati Imana ibimfashemo mbikore rwose, ngaho genda atangire imiti hakiri kare kandi umubwire arwara ubukira. Yahise agenda, Isabella nawe arataha yinjira iwabo mu rugo. Nubwo yinjiye ari wenyine ariko imodoka iparika aho ngaho bari babyumvise, maze batangira kumuserereza bati none se wabonye undi mukunzi mushya ntitwabimenya? Imodoka imaze akanya iparitse hariya wajemo twayumvise rwose. Maze Isabella ababwira uko byose byagenze ariko bakabona afite ibyishimo ku maso, batushobora kuba bamwishimiye uko biri kose. Isabella kuko byasaga nkaho yamwishimiye cyane, yabaga arimo kumwenyura areba kuri fone buri kanya ngo arebe ko Desire yamuhamagara akamubwira ko ari mu nzira agaruka agiye kuhagera. Mbese uwo munsi yari yiriwe ameze neza cyane, yari ameze nkaho yibereye mu yindi si, naho yibazaga ibirimo kumubaho bikamuyobera. Yumvaga Desire arimo gukomeza kumutekereza, atarimo kubasha kumuvana mu ntekerezo ze. Buri kanya yabaga arimo kumutekereza no kumwibazaho. Murumuna we yarakomeje kujya abirebana agaseka, akamubwira ati nyamara shaho nubwo uri kumbeshya sinzi ukuntu bimeze, amasuku reka nayo sinakubwira, iwabo harakaga. Yari yabwiye mama we kandi ko Desire ari buze kuza kuhaca nataha akareba uko Belize amerewe. Barabyishimiye maze baramwitegura. Isabella siwe warose Desire amubwira ko ari mu kugaruka agiye kuhagera, maze arishima aramubwira ati nari nzi ko wabyibagiwe. Desire ati ntago njya mpfa kwica gahunda nahaye umuntu. Ntibyatinze koko yahise ahagera maze baramwishimira baraganira. Nuko Desire arabibwira bumva avuka mu miryango ikijijwe kandi nawe byari uko. Barabyishimiye cyane, ahuza na ba Isabella ababwira n'ukuntu asanzwe abazi ku rusengero, usibye ko yimutse akaba atakiriho aza gusengera ariko ko yari abazi mbere akiza kuhasengera. Nuko ababwira ko yishimira n'ukuntu ababona bakijijwe. Mbere y'uko ataha yasengeye Belize wari urwaye ngo Imana imukize, maze birabashimisha cyane. Amaze gutaha basigara bamwibazaho bati uriya muntu arakijijwe pe, arimo asenga, umuntu yumvaga Mwuka Wera ari kumwe nawe rwose. Kuva icyo gihe Desire na Isabella batangiye kujya bavugana, baza no gukundana. Isabella noneho yumvaga ahamanya n'umutima nama we neza kandi yumvaga akunze Desire cyane, dore ko bari baranahuje cyane bagirana n'ibihe byo gusenga. Ibyo yasabye Imana yarabimuhaye maze izaho no kumuha urugo rwiza cyane. Ntiyigeze kandi adohoka mu gusenga kuko yari azi ibyiza byo kubana n'Imana, yari azi ibyiza byo kuba imbere y'Imana, ntucogore na rimwe mu buzima.
yari asigaye aganiriza murumuna we amugira inama ati mwana wa mama nawe uzitonde imyaka ntizagushuke ngo itume uhubuka. Dore ibyari bigiye kumbaho nawe urabizi warabyiboneye. Berize amubwira ko nawe afite umukunzi kandi ko nawe akijijwe nk'uko yabisabye Imana. Barahoberanye barishima cyane bashimira Imana yabafashije bagatsinda ibigeragezo. Banyuze muri byinshi maze hamwe no kwihangana, gushishoza, gusenga no kwizera biza kubageza ku munezero bifuzaga. Wakoze cyane rero we wabanye natwe, ndizera iyi nkuru nawe yagukoze ku mutima. Naho utaha mu zindi nkuru, Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane.